My heart was paining and crying when I see another kid is going to school, but when the father left us without paying us school fees. By today, we are so happy because in Dahe Kigali Children's Center they helped us to go back to school. My God bless them and thank you very much. We had stranger story in our ministry in Dahe. Dufite ubutumwa bukora ku mutima hano muri ministeri yacu ya Ndahe. When you see these beautiful three girls, iyo urebye bano bakobwa batatu beza, they came when I was in farming. Baje aho narindi guhinga ndetse ndi gukurikirana n'ibikorwa by'ubworozi. They asked me if I can help them. Bambaza niba nshobora kubafasha. I asked them why you need to be helped by Ndahe. Ndababaza ntese kubera iki mushaka gufashwa n'umuryango Ndahe. They said that the father left them. Barambwira bati impamvu nuko umubyeyi wacu umupapa yadutaye. They left us without even eating, without anything, and our mother is not enough to feed us. Yadutaye nta bushobozi bw'ibiryo, aduta mama adafite ubushobozi bwo kuba yatubonera ibidutunga ndetse no kubasha kutujyana ku ishuri. But now we are not studying. Icyo gihe ntago twiga, ariko uyu munsi wa none ntago twiga. That story it just pained my heart. Icyo gihe byarambabaje cyane ku mutima. As you know that we don't have enough support for all kids. Nkuko mubizi ntago tuba dufite ubushobozi bwose ku bana bose. But my heart was pained because of these beautiful girls as you see them. Byarambabaje cyane mu mutima nkuko mubibona n'abakobwa beza. I tried my best through my financial. Nagerageje ibyiza byose nkoresheje ubushobozi buhari. I helped them to go back to school. Ndabafasha babasha kugera ku mashuri. By now you can see they have good report. Ariko uyu munsi wa none ikinejeje kurusha ibindi muri Ndahe nuko badusanganiza indangamanota zihagaze neza. They are just winner in whole class. Nibo babaye abambere mu mashuri bigamo. Yeah, you can see that they are beautiful family. Urabibona ko ari umuryango mwiza uyu munsi we are giving them school material. Urabona bafite ibikoresho bibajyana ku ishuri bizabafasha. We are going to pay school fees for them again. Tugiye kubishyurira ndetse n'amashuri yabo. We are going to buy uniform for them. Tuzabagurira na uniform zo ku mashuri. As we are paying our family which is belong to them, life insurance and another thing which is just problem where the family facing. Tuzabaha ndetse uyu munsi wa none tubishyurira ubwishingizi bw'ubuvuzi ndetse tukabaha n'ubushobozi bwo bijyanye n'ibintu bikenerwa mu rugo bya buri munsi.
mwaramutse mwese. Good morning to everyone. Twabashimiye ko mwabashije kuhagera mukagerera amasaha. We are very appreciate because of time management we are used today. Uyu no munsi muri ndahe turi butange ibikoresho ku bana bacu dufasha bagera muri 570 bo mu karere ka Rwamagana no mu karere ka Kicukiro. Today is the best days in Indahe where we are able to serve our children from Rwamagana district and the Kicukiro district. As 570 people we are here. Dukorana n'inzego za leta, niyo mpamvu uyu munsi dufite umuyobozi umwe mu nzego za leta ugiye kuduha ijambo akatuganiriza. Ibi byose tubikorana n'abaterankunga ariko tubifashijwemo n'inzego za leta. Indahe is working together with the local government. So here we have one of our leaders from Kicukiro district is coming to share with us. So we are planning to welcome him to share with him and getting the concern from him. Reka twamukoma amashyi twakira umuyobozi wacu kugira ngo aduhe ijambo ry'uyu munsi. Murakoze cyane. Welcome him for our leaders to introduce himself and having a fun with us. Thank you. Murakoze cyane. Reka tuge microphone. Yewe rero sinzi abo ndi bubwire. Muraho mwese. Niba mbwira abana, nimba mbwira ababyeyi. Ariko mwese mwahageze. Shimira Alex wa pasteur hano muri Ndahe. Wa fashe iyi gahunda kandi akayifata ku gihe nyacyo. Tutabeshanye. Ababyeyi bari hano bakorana n'umushinga Ndahe na ababyeyi bigaragara ko hari ubushobozi bumwe na bumwe badafite kuko ntawe ugira ubushobozi bwose. Ariko nanone n'uwagira ubushobozi uko byaba bimeze kose ugize amahirwe ukabona umuterankunga mu rugo akaza akakubwira ati ubwo urimo wubaka inzu uzashiramo amakaro nanjye ndaguha amakaro 2 wayanga wamushimira. Niyo mpamvu dushimira Alex wakoze igikorwa cy'ubuvugizi ku babyeyi bangana gutya, abana bangana gutya. Mu by'ukuri nimba abana bangana gutya, nimba buri wese nubwo yabona ikaye iramushimisha kandi yari ikenewe, ije ku gihe gikenewe. Sinamenye neza ibiza gutangwa, ndimo kubibona hano ari byinshi, sinzi umubare, ariko uko biri kose nibije gufasha aba bana kugira ngo bashire mu bikorwa neza imyigire yabo. Hari igihe rwose umubyeyi yabona amakayi y'abana 5 mu nyakiriro umuyobozi w'umudugudu y'abana 5 ariko akabura y'umwe. Hari igihe abona amakayi y'abana 6 akabura ya 2. Ndahe rero niba yagize initiative mu bikorwa ifite hakazamwe n'igikorwa cyo gufatanya n'ababyeyi mu bijyanye n'uburezi, turamushimira rwose. Nongere nsabe abana cyane ababyeyi nibyo kuko mwe n'inshingano byabura byaboneka mugomba kubishaka, siko bimeze. Abana rero kuko aribo bagize umugisha wo guhabwa abana, ngaho dushimire abagiye kuduha amakayi. Ndabona harimo n'ibikoresho bishobora gufasha abana b'abakobwa bijya bikenerwa cyane, kandi akenshi mu mibare ababyeyi bashiramo ikigo kitanditse ngo turasabwa kotex zingana gutya, hari ababyeyi batajya bibuka ko ibyo bikoresho bikenerwa. Ariko ku bana b'abakobwa ni ibikoresho by'ingenzi, iyo atagifite n'amasomo arahungabana pe. Hari abari hano iruhande barimo baseka, twe turabizi n'amasomo arahungabana. Dushimira Alex rero tumubwira ko yakomereza aha. Byaba bibabaje kubona umwana uku kwezi aje agafata amakayi, ya makayi yandikamwe agatahana 0 yose.
ukwezi 0 igihembwe 0 umwaka 0 ni bya bindi bita ngo ni ukurera umuntu adakura kuko abangaba rero aribo dutegereje ejo bazadusimbura bakavamwo ba gitifu na ba daso na ba komandazi n'abandi benshi amazero abana ntayo tubatumye umuntu uzandika muri aya makaye akayapfusha ubusa akaba 0 nasaba Alex mu gihembwe gitaha cyangwa umwaka utaha azamudukuriremwe ntiyongere kumuha ubundi nta n'impamvu yo gukomeza guha umuntu utsindwa mwabonye ko leta yahinduye ingamba mwabibonye ibintu byo kuzamuka ngo mfite 5 nanjye ndazamuka mfite 10 ndazamuka wapi bene wacu basibiye ubu rero no kwiga dushizeho umwete mwakoze rero nagira ngo nubundi nongere mbasabe mujye muri iki gikorwa neza ntubahiriza amabwiriza yo kwirinda covid niba ari umwana muhamagaye umwana bari kumwe n'umubyeyi buhoro umara gufata ibye ahita agira ate agenda kuko tutemerewe gutinda ahantu twahuriye turi abantu benshi murakoze cyane mukomera amashyi umuyobozi tugiye kwakira undi muyobozi umuyobozi w'umudugudu niwe mubana ariko reka umunota nk'umwe gusa muyobozi reka tubashimire kandi tubabwira ngo hano hantu hari creche hari irerero dufite abana 20 bahabwa amata buri munsi bakirwana natwe bagataha nimugoroba dufite abantu bagera imiryango ugera muri 35 igizwe n'abantu bagera muri 340 twishyuriye mituweli dufite n'ibindi bikorwa bibera ngaha byo gufasha abanyarwanda nimutwumva anga ari umuyobozi kandi mwaduhaye uburenganzira bwo kuba duhari muzuve ko tumukorana namwe kandi tubasaba ngo tube afatanya ibikorwa beza namwe mu gihe hari umuntu kamuhuye nayo mubona iri emergency mufite numero zacu ya telefone nimutubwire dukomeye dufatanye namwe twishyura mituweli dufasha abana tugiye guhabwa amakayi bahabwe ibikoresho byose by'ishuri bazahabwa ama uniforme kandi bazishyurwa na Minervare abana ya 570 bo mu karere ka Rwamagana na Kicukiro so rero dufite irerero hano ry'abana baturuka mu miryango ikeneye gufasha abo bana turirirwa na buri munsi bagataha nimugoroba ababyeyi babo bacyuye reka twakire Monica nawe n'umuyobozi wa hano nawe agira ikintu atubwira turanasigarana mu gihe umuyobozi w'akagari aza kubagiye mu mukomera amashyi Baramutse neza mwese abana mumeze neza yego ndashimira abadutumiye iki gikorwa bateguye ni igikorwa cyiza cyane igikorwa cyo gufasha abana bangana batya ni igikorwa gitangaje cyane turashimira ababiteguye kandi tubasabira umugisha ku Mana kugira ngo bakomeze batere imbere ndashimira na nyakubahwa gitifu wajije kwitabira iki gikorwa urumva iki gikorwa kiri muri gahunda za leta nicyo gushimirwa kandi tukagishyigikira twese murakoze cyane amashyi abayobozi nta kibazo abayobozi mwakoze cyane kubana natwe mushobora kwigendera nkuko nahoze mbivuga dukorana n'inzego za leta kandi inzego kuko dufasha abaturage ba leta We are working together with the local government and we support the people from the government system. Twarimo tubakira batubwira ibyerekanye na gahunda ya leta nibyo tugomba kwirinda kubera ko turi mu bihe bya corona. We have welcomed them, then we shall for us to be constructive and fighting with the COVID-19. Turahangaha dushimira abantu badufasha gukora bino bintu. So we are really appreciate for the people who help us. Turashimira Ndahe Iris where we are Network of Rwanda. We appreciate for Ndahe Iris Network of Rwanda. Turashimira Channel 54 yo muri South Africa.
We are appreciative for the channel 54 from South Africa. turashimira Countryside Church yo muri South Dakota muri America. We are appreciative for the Countryside Church at Dakota, from South Dakota in America. South Dakota in America. Turashimira Michelle na n'umuryango we baduhaye Bibiliya zigera muri 400 na ngira ngo n'esheshatu. And we are really appreciative for the Michelle family who help us for the Bible, for leading, for our Christian. Kandi turashimira n'Imana dufasha kugira tubigereho. And really we appreciate from the road who help us to reach our goals today. Uko turi aha ngaha where we are, na abana baturuka mu karere ka Rwamagana, akarere ka Kicukiro. We have the children from different area from Rwamagana district and the Kicukiro district bafashwa na Ndahe Network Rwanda, who are helping with Ndahe Rwanda headquarter. Abana bagiye guhabwa amakayi yose. The kids are getting now the books and the material who help them in the school. And each family will get a Bible. In order to be a good Christian, you have to be reading the Bible. We are going in there to pay the school fees from our kids. And they get uniforms from the school. Last year we have faced the challenge where the school was prepared the uniform, but today we are getting the concern from the schools where the kids have a chance to get their uniform himself, and Ndahe is ready to pay the money from the school for the school uniforms, and they are also Ndahe is ready to make your uniform in hands of Ndahe. All those is from the help of God. Our goals is that our people, they must have Jesus Christ as the first helpers from us. Muzi yuko Imana idukunda kuko ni nayo yaduhaye abavyeyi bacu cyangwa se n'abatabafite mwihangana. We know God's beloved. Rero kwakira Yesu ni ibyambere, ni nawe ugufasha mu gihe urimo kwiga kugira ngo uzagire ubwenge. So to have a Jesus Christ is a really real pillars to help us to get a knowledge and skills from our school. Niba ushaka kugira ngo ugire ubwenge mu ishuri, if we want to have a real knowledge, ugomba kwakira Yesu ukamugira umwami n'umukiza, ukamugira numero ya mbere mu buzima bwawe. You have to put the light as Jesus, the first person or the first. Mwaramwakiriye Yesu. Umuntu utaramwakira ninde nazamura ikiganza utarakira Yesu. Mwese mwaramwakiriye? Babyeyi namwe nuko mwaramwakiriye? Okay, Imana ishimwe cyane ko mwamwakiriye. Praise to the Lord. Ngiye guhamagara abana 86. We are going to call the kids 86 kids. You can just leave the name. Leave the name. Kuriyo ntuzo ya. Ayihamagara umwe azangamura hera kura baba ni 85. Nabandi. Okay, hera kurungu. Baru wa mbere baru. Okay, now we are going to call the kids in their name. Then when the kids hear the name, he will come here in front of us. So the first name is Byukusenge Pascaline, P2. Byukusenge ari vayon. The second is Radukunda Pacific. Radukunda ari The third is Kwizera Olivier. Kwizera Olivier ari Senior 3. Kwizera Olivier na waje? Okay, andika mu vivre ko taje. Yaje. We ntabwo uri Kwizera Olivier, genda kwicara hariya. Ndashaka Kwizera Olivier. Genda wicara hariya. Ishimwe Regis.
Ishimwe Regis arahari Vayon mutandukane Muhawe n'Imana Jean d'Amour Muhawe n'Imana Jean d'Amour ariye mutandukane mugende mujye hariya Muhawe n'Imana Eric Eric vayo Eric umukomera amashyi yarakuze genda hariya genda hariya Ishimwe Elize ihute Eliza Bimbuto Sonia Mukwiye Kavarne Dusengimana Rodrigue Ntwari Olivier Shimimana Brian Ntwari Olivier arahari uyu niwe Ntwari okay Shimimana Brian Brian Shimimana Nawaje okay Mugwaneza Knowless Mugwaneza Sano MMR Habamahoro Lambert ugenda gacyamenye ko Lambert arahari Lambert hute Murengezi Samuel Mugisha Nziza Emmanuel Uwase Teta Paola Manzi Mushimimana Olivier ntawe Gustave turebere ko ari we Hirwa Igiraneza Flavier Iranezeza Teta Annette Murekateta Husna Iradukunda Emerine yaje Niyo Kwizera Aime Gasalo Ariet Abatesi Ariane Mushimimana Adeline arahari Adeline Mushimimana arahari Noyo ino Adeline Mushimimana gusta okay Rukundo Jean Baptiste mugende hanga inyuma abo duhamagara nyuma mugende hanga inyuma Rukundo Jean Baptiste Tuyisenge Eric arihe ariko ni waguhamagara vuga ngo Karame cyane niyo gisubizo Grace vuga ngo Karame niyo gisubizo Sabimana Shema Fabrice Manishimwe Gad Ingabire Sandrine Ikwizera Sonia Isimbi Teta Ruka aha Niyo Mugabo Giovanni Uwase Adeline Uwimana Kenya Niyo Gushimwa Queen Kenya ariye Niyo Gushimwa Queen Tuyishime Kevin Ishimwe Manasi Tidagira Yezu Olivier naho hari Mugisha Moses naho hari abana bariye gusta abana bariye ko batabonetse Igitangaza Moses Sano Bruno naho hari Gatete Moses Yute Murekatete Benita na Mirembe Sumaya na Mirembe
Gitangaza Alan. Arani. Okay. Thank you. Gahongayire Josien. Kiza François. Mangwaze Cécile. Mangwaze Cécile. Ni wowe? Okay. Uwamahoro Chanceline. Iyongira chance. Iyongira chance. Vite, vite, vite. Shimimana Christian. Shimimana Christian. Nawari. Ibyisaka Fabrice. Handitse okay. Ibyishaka Fabrice. Ubwo ni ibyishaka. Okay. Ishimwe Promesse. Izukuri Emerance. Cyuzuzo Jean Bosco. Très bien. Uwase Belize. Belize Uwase. Nowe. Nawari. Ndayisaba Ishimwe Bera. Ndayisaba Ishimwe Bera nawe. Arari. Ariko mugenda mujyagana hariya mutange distance mutandukanye n'abari. Belize ari he? Uwase Belize ninde? Uwase Belize nowe. Witwa nde? Bayo hano. Witwa nde? Ishimwe Belize. Twahamagaye Uwase Belize genda hari. Twahamagaye Uwase Belize. Okay. Mugenda mutandukanye n'abo bana mugenda bambeshya ngo bakaza bakabazamo. Yavuze ko yitwa Uwase. Oh. Twamugenda. Ndashaka Uwase Belize. Ndayisaba Ishimwe Bera. Ndayisaba Ishimwe Bera. Ishimwe Kevin. Ishimwe Kevin. Uwiduhaye Ariela. Banguka. Giraneza Fred Wiri. Très bien. Irasubiza Blessing. Banguka. Irasubiza Blessing. Uriye irasubiza. Okay. Niyonsaba Charité. Niyonsaba Charité. Iribagiza Bayingana Jessica. Iribagiza Bayingana Jessica. Muvunyi Bayingana Paterne. Benimana Victor. Victor. Yamuremye Fred. Fred Yamuremye. Sonia Uwiringiyimana. Mwigira haruguru mwene abatabahamagaye. Uwiringiyimana Sonia. Baguhamagaye. Mwe mwigira haruguru. Mwigira haruguru mujye muri anyanya yabo. Hakizimana Faustin. Hakizimana Faustin. Faustin Hakizimana ntawe. Nisubiza Valentine. Nago yaje. Okay. Niyo nkuru Eric. Eric niyo nkuru. Niyo nzima Prince. Prince niyo nzima. Hakizimana Moise. Tuyisenge Flavia. Iratunejeje Beula. Beura. Okay. Mutandukane Krenia Shishoza. Shishoza Krenia. Uwera Gihozo Gaela. Ariye. Ariye Uwera Gihozo Gaela. Ariye. Oya ntago ari wowe. Oya wamureke. Umukundwa Gikundiro. Babyeyi zaba ziriho ama uniforme mwambara n'amafaranga yishyura na konti tuyishyuraho. Muzazane ku wa mbere kandi muzazane na biroti zanyu. Urabyumva?
ya abazifite nyine abazifite go nta kibazo nyine ntabwo zikenewe. So tugiye guhera ku buri mwana arahabwa ibikoresho birimo amakayi, amakaramu, amakotex ku bakobwa, bikaba birimo niba muvukana muri babiri muraza kuza guhabwa Bibiliya imwe kuko ntabwo tuzifite zose ngo tuzibaye. Kandi uko abana mwese buri wa gatandatu mugomba kuza hano, buri wa gatandatu mugomba kuza aha ngaha kwiga. Agiye kwishura muri internet nta kibazo, ariko buri wa gatandatu ujye babana wa gatandatu utajya uboneka kwa gatandatu umwaka utaha tuzongera duhure nawe uzavamo nko kuri yavuyemo. Uragiye gusimbuzwa n'undi uzishyurwa minervare agahabwa n'ibikoresho byose kubera amagambo yarimo kuvugira inyuma iriyo. Abantu bafite amagambo menshi apfuye, abo ngabo ni abantu batagomba kuba mu bandi. Mwari muzi ko iyo ikirayi cyaboreye mu mufuka kiboza ibindi? Mwari mubizi? Nuzajya ugera mu mufuka ukabona hari ikirayi cyaboreyemo, uzajya ukuramo ko n'igitinamo kizaboresha ibindi. Sawa, murakoze cyane. Ikindi nshaka kubabwira, buri muryango twawugeneye Bibiliya, sibyo? Ndizera ko twese turi abakristo. Kubw'iyo mpamvu niba hari nk'umuryango ufite abana 3 cyangwa abana 4, niba umwana wawe tumuhamage tukamuha Bibiliya, ubwo muryango warangiye. Undi naza gushikira ibikoresho nta Bibiliya bifate. Turi abakristo ntihagire uwa Bibiliya, kandi muri Bibiliya handitsemo ngo kwibana icyaha, sibyo? Ninza nkaguhereza Bibiliya nkajya kuguhereza nindi uvuga ati mu rugo twayifashe, mwe nenyoko n'abayifashe, sibyo? Imana ibaho umugisha, sibyo? Abana kwibana iki? Umuryango urafata Bibiliya ebyiri mu wongereke rwose. Mama ngawe undi bahamagare niba muvukana undi bahamagara akafite bavukana bazanye bari muri aba ngabo. Noneho tumuhe ibikoresho tumena Bibiliya kugira ngo Bibiliya tuzitange umuryango umwe ugire Bibiliya imwe. Murakoze cyane. Regis ishime uvukana nande? Ariko ari hariya. Okay. Okay, reka ishimwe tumuhe Bibiliya, ubwo uriya ntabwo abuze kuza guhafata Bibiliya. Ishimwe Regis. Muhereze. Ijye makangahe? Muhereze mu gatandatu. Akira ishimwe Regis. Komeza iriya. Mwawini Jean d'Amour. Umujye makangahe? Ubwo ntabwo ari muri nasari, ntabwo turi. Wowe makangahe? Mu gatatu tumuhereza. Mu gatatu yibera tukora tucyatse. Okay, murakoze cyane. Wowe nasari turi kumwe. Uyu ngwazo zo kwiga muri nasari yacu. Mutwaze Bibiliya. Okay, ngaho mutwaze, ngaho mugende kugira ngo nawe bake mugende. Elise. Ajye makangahe? Uvukana nande wundi? Okay, baguhereze Bibiliya. Muhereze ibikoresho byo 5. Biza imbuto Sonia. Hamwe na mukwe Kavarini mwese muzuri. Sonia na Kavarini. Ujye makangahe? Uri mu mbere, mama yambwiye ngo agusibije igoma ku mama mbere. Nibyo. Zana ibikoresho byo mu kabiri. Sonia ni makangahe? Zana mu gatandatu. Mukwe Kavarine. Yagiye mukwiye Kavarine. Bamuhaye ngo. Bamuhaye. Usengimana Rodrigue. Uvukana nande? Usengimana Rodrigue. Ari he Usengimana Rodrigue? Oye, genda hariya turashaka Usengimana, we ntago Usengimana. Ibyo birahabwa undi. Ntwari Olivier. Wiga makangahe? Oya, uri mu kibura mwaka. Ngaho bugiye sibyo urano wacu. Muhe Bibiliya avukana nande? Ari avukana mushiki we ni mukuru. Okay, uyu no wacu muri nasari ibyanyu biri hariya ngaho ugenda. Shimimana Brian. Shimimana Brian.
umugwa neza Norris mwese muze hamwe Brian urimo kangahe murebe hariya muhindukire murebe hariya mubahereza mu gatatu ntabwo kicyatsi bose oya umwe uyu nguyu ni he ari mu faramwaka aba bana bo muri gardienne kuwa mbere ishuri rizatangira barimo barahari sano imamare sano shiramo agatege turi kwihuta Muregezi Samuel Emmanuel na Mugisha nziza Emmanuel Wase Teta Paula Ndio makanga Irwa Iraneza Flavie na Annette Flavie Iraneza Teta Flavie uriye na Annette Flavie na Annette Flavie mukanga Okay sawa Annette agiye uyu we none bari kumwe bose uyu mwana nuwande nuwande yusubira hariya ndaza guhamagara baravugana bati Iranezeza Teta Annette twamuhamagaye Murekatete Usina ngawani mugende ugiye makanga muheze birajyana witwira dukunda Iradukunda Emerine ugiye makanga naniyo kwizera yeme Iradukunda Emerine naniyo kwizera yeme yiga makanga yego ndaza nakwanditse kandi ndaza kuva mu gihe byari murumuna wawe uri he uyu no muri garite na sarinya sazajya mu bihugu gasaro harya umu Jana kana ndana gore mu gatandatu ngaho mugende wowe uzaza kwa mbere kwiga bahabwa cotex 3 bagahabwa amaregistre 2 bagahabwa amakayi manini 9 10 bagahabwa amakayi manini 10 bagahabwa boîte mathématicale n'amatoya 2 bagahabwa n'ikaramu 2 ko nazira amano Ngaho wowe
dufitemo abashitsi We have visitors batumva ikinyarwanda who cannot understand Kinyarwanda. ariko dushimiye Imana rero But we thank God kuko Imana yaturinze because God has protected us. yaturinze iki cyorezo cyateye isi yose Protect us against this ibarindira mu pandemic. ngo zanyu He protect us from our home. nta muntu wapfuye Nobody died. nta muntu warwaye Nobody was sick. iyo ni ubuntu bw'Imana yatugiriye This is the grace of the Lord. niyo mpamvu rero That's the reason why tugomba kubanza kuyishimira we have first to give yatwongereye thanks to Him. ubuzima He give us abundant tukaba life. tugiye gutangira undi mwaka mushya Now we are starting another new year, w'amashuri a new academic year, kugira ngo tuwutangirane n'ubuntu bw'Imana so that we can start it with kugira the ngo grace of the Imana Lord, tuyihe mbere na mbere izabane natwe so that God will protect us, izadufashe mu masomo tugiye gutangira so that will help us in our school, izaduha ubwenge so that you give us intelligence, izaturinda indwara so that you protect us against sickness, tuzazana amanota meza so that you will get good marks at kugira school, ngo dushimishe Imana dushimishe n'ababyeyi so that our parents will be happy, even our God happy. ishimishe n'abantu badutera inkunga kugira ngo dushobore gukomeza kwiga So that you can even make happy rero ni those muri who ubwo help buryo us. rero So that's the reason why tugiye kubanza gushimira Imana kuko we are yaturinze going to give thanks to God because He has protected us. sibyo se Isn't it? nibyo ababyemeye bazamura Those amaboko who accept it, you can rero accept it. nibigaragaza yuko duhaye Imana icubahiro yuko yaturinze So this show the reka presence of tubanze the Lord. dusenge Let us first pray yuko mbere na mbere ni Imana because first God, Imana itabanye natwe because without God ntabwo bagira umutima wo we kudufasha cannot have Imana God to help nitanga us. umutima w'ubufasha Because it's God who gives the kugira help, ngo the heart dushobore to other gufashwa people, tubone abantu badufasha dushobore kwiga so that we can get people to niyo help mpamvu us tugomba in kubanza our study. gushyira Imana imbere ibindi bikaza That's the nyuma reason why we have to put reka God first. dusenge Imana Let us pray. Nyagasani Imana Lord God, turagushimiye thank you kuko waturinze because you have protected us. waturinze icyorezo cya kovide Protect us against the waturinze n'indwara zitandukanye protect us against uduhuriza muri uyu muryango mwiza you put us together in muri this iki good kigo family, cyiza in this good organization kidufasha mu myigire yacu that help us in our studies, kidufasha mu mibereho in yacu our everyday lives. niwe washimye ko tuba aha ngaha You are the one duhera umugisha abaterankunga bless our helpers, kugira ngo ukomeze ubagirire neza mu migambi yabo so help them with their plans, no mu mishinga yabo ya buri munsi in all their ujye projects. ukomeza ubigaragarize Show yourself to them. niyo mpamvu natwe tugushimiye That's the reason why we thank you, God, kuko wabanye natwe because you have been with kandi us, tukuragije and they will put you on your hands. n'uyu mwaka mushya tugiye gutangira This new year, academic year, tuzatangira ku wa mbere we are starting on uzabane natwe Monday. Be with us, uzaturinde protect us, uzaduha ubwenge give us wisdom, uzaduha ubushobozi give us ability, uzaturinde indwara protect us against ubwiza sickness. bwawe buzatumurikireho Your beauty be upon urakoze us. Nyagasani Imana yacu Thank you, Lord God. kuko wumvishe gusenga kwacu mu izina rya Kristo Yesu Jesus Christ's name we pray. amen Amen. komera amashyi twese muraho Hello. amakuru yanyu How are you? tugiye gutangira umwaka We are going to start a new year. ariko tugerageza kubafasha uko dushoboye But we try to help you. ariko umwana uzatsindwa umwaka utaha ntabwo tuzamufasha. So the kids who will fail in the school will not get another chance. buri wa gatandatu Every Saturday, abana mwese muzi ko muri kuri liste tujya dufasha mugomba kuba muri aha ngaha. the kids who know that he's on the list of Ndahe, he must be every Saturday here. hari abatari babizi There is some kids who don't abajya baza know. ku gatandatu ni abahe abatajya baza ni abahe abatajya baza ni abahe abatajya baza ndanaye akayi nsomera bazi
abatajya baza ndaje mbirukane mbasohore kandi mwanze mutagiye kumbeshya. Abatajya baza nabahe umuntu uzi gatanditse hari Zamura cyane. ni utari waza ku gatandatu kugira ngo bakwigishe. Okay, turababariye kubera ko mwemeye icyaha si byose. Ariko nangiye kubasohora mwese mwaka baye. Buri wa gatandatu mugomba kuza ahangaha mukiga ijambo ry'Imana kandi mukiga n'ibindi bintu bizabafasha mu buzima bwanyu bw'igihe kizaza. So every Saturday we have to come to study the religion of God and getting new life and the plan for the future. Murabyumva? Umwaka utaha igihembwe gitanu twongera kujya kubaha ibikoresho abana bataza icyo gihe ntabwo tuzagira ibyo tuvugana namwe. Murabyumva? So for next year the student who will not come to study the religion will not get an opportunity for getting material of the school. You are not coming here to study religion. You are coming here to receive Jesus, and you enter in Jesus' life, and you continue life with Jesus. It is not part of teaching your religion. Rero ikindi abana mwese muri kuri no liste mugomba kuzana biroti mukayereka umuyobozi wanyu mwarazizanye. Yego. Every student you have to come with a report from the school. Nitegeko kuyizana ko tukareba aho utsindwa tukareba aho utsinda tukareba icyo twagufasha kugira ngo tugufasha n'ubundi no kugira ngo uzagira amanota meza utsinde utera imbere ube umukire ugura imodoka mere nkanjye sibyo? Yeah, so it must to come with a report. Ababyeyi bakuze bajyaga bavuga ngo umurimo no guhinga ngo ibindi namahirwe. Our sisters was saying umurimo ntago ari uguhinga ahubwo umurimo no kwiga. Urumva? Rero niba ushaka kugura imodoka nkanjye nuko wiga sibyo? If you want to buy a car, you have to study ntago mubizi and get knowledge and skills. Anga hari abantu banzi hari abanzi bazamura ikiganza. Here there is many people who know him. Muranzi hano ku muhanda ducuruza amagi n'ibigori. Murabizi hari ababizi. Remember when he was selling Rero nyuma yo gucuruza amagi n'ibigori njye nagiye kwiga. Ariko naje ntakiri wawo cyose. Nawe rero kugira ngo uzabe umukire utunga imodoka ubaka inzu nk'iyi ngiyi nuko ugomba kwiga kandi ukaba umuhanga sibyo? So if you want to build a good house and getting a new car with a Lexus car, you have to study because to study and the education is very important. It's the key passport of life. Ariko niba ushaka kujya mu ijuru uzakira Yesu ureke ibyaha. If you want to go if you want to go in heaven, just receive Jesus, then you repent, and you will come from death book, and you will go in the life book. Sibyo? Esa shimwe cyane. Turashimira abaterankunga bacu badufasha gukora iyi mirimo. We are thanks for our sponsors. Turashimira Ndahe Iris Network Rwanda. Thanks for Ndahe Iris Network Rwanda. Turashimira Chain 54 guturuka muri South Africa. Thanks for Chain 54 from South Africa. Turashimira Countryside Church guturuka muri South Dakota, America. Thanks for Country Church from South Dakota in America. Countryside Church. Countryside Church. Turashimira Michelle muramwibuka yatuzaniye Bibiliya none ngaho buri mwese kumunatahana Bibiliya ijambo ry'Imana sibyo? Michelle who has given us the Bible in order to get knowledge and skills about. Ubu hari abatekereza ngo bayimenye gurishe we. Hari abagabo bakundimo kureba mu mitima yawo barimo kuvuga ngo bayimenye gurishe we bana y'urwagwa ndimo ndabareba mu mitima.
uyu munsi Today, Ndahe Network Rwanda under with Kigali Children's Center twatanze ibikoresho muri Kicukiro mu bana bagera muri 570 bavanze n'abahangaha. we have supported many children like 570 uyu munsi for materials. uyu munsi namwe tujanye tubaha ibikoresho. Today we are here to support you. Kandi mama Bori yanyeretse ko hari abadafite imyenda y'ishuri ibyo tuzabikoraho nyuma. We know that there is a student who don't have. Murazi ko bushize twaridodaga tukayizana ariko twasanze ari ikibazo rimwe na rimwe ntago bihura ubu dufite imyenda myinshi cyane dupfira ubusa turavuga ngo niba ugiye ku ishuri uzatuzanira igipapuro cyerekana uniforme yawe uko isa tuyikudodeshereza. So for the student who don't have the uniform, we are ready to serve it. Tuzabishyurira school fees. We are ready to pay the school fees from a school or your school. Muzazana nomero ya konte yo kuri banke aho mwishyurira kugira ngo tubishyure. Everyone will come together with the account number of the school. Yes, ashimwe cyane. Ariko abana batsindwa For the student who fell in a school. Kayitesi haguruka. Wowe ukangahe? Vuga wabaye. Kayitesi vuga wabaye. Subiza umwanya wabaye. Wowe ukangahe? Bivuge cyane. Ako nshaka umwana watsinze cyane muri abangana n'ubu. Umwana w'umuhanga. Papa wabo yarabataye abatera mama wabo ntago bigaga babaga bari barabiretse kwiga ariko tumufashije aragenda buwa mbere mu mukomera amashyi kabisa. Ibi nibyo bitunezeza kuba mwana nk'uyu nguyu papa wabo yarabataye akajugunya bakamara imyaka batiga akaza akavuga ngo turashaka ubufasha kandi tuzaba mbere kandi bako bakagenda bakaba mbere. Rero ibi nibyo dukora turashaka ko tugendana n'abana b'abahanga bose tukabareka. Nimba rasu nige. Biragaragara yuko igikorwa murimo ari ingirakamaro ku bana bari aha ngaha n'ababyeyi babo n'akagari kacu n'umurenge wacu n'igihugu muri rusange. Nkaba rero nifuza yuko mwarimu koko cyakomeza kuko hari aho cyavanye abana hari n'aho cyabagejeje. Can you please come and translate? Hari abana batabashaga kwiga, hari abana biganaga ibikoresho bidahagije, ariko ubu ngubu uyu mushinga hari aho wabavanye hari n'aho wabagejeje, nibyo gushimirwa. So as a local government, we didn't expect the things like this. We thanks for Ndahe who was support our villages, the people from our villages in order to get the material from our school and also the school fees for the kids in their school. Ubufatanye rero bwacu bw'ubuyobozi The partnership with Ndahe hamwe namwe n'abafatanyabikorwa bacu turizera yuko nta mwana uzongera guta ishuri kubwo kubura ibikoresho cyangwa se kubwo kubura amafaranga y'ishuri. Tukaba twizera yuko mu gihe kizaza aba ngaba ari bo bazaba ari abayobozi ndetse bakora n'ibindi bitandukanye. So it is very important, and we think that we will not get drop out for the children who was fell for getting the material of school and the school fees. So Ndahe is a solution, and we thanks Ndahe for that support in order to limit the numbers of dropout of the student from a school. Amagambo make rero ndabashimira. Okay, mukomere umuyobozi amashyi n'abashyi mbere yo kugenda can you please translate? Mbere yo kugenda Before you go, natwe twishimiye gufatanya no gukorana n'inzego z'ibanze cyangwa se izirenzeho. we are very happy to work together with the local government. Nani mvuga kuri uyu mwana. And you have said for this women. Uyu mwana yansanze rugura mu mirima. The kids was meet me to the village where in the farm when I was farming. Narambwira ngo papa wabo yarabataye. He told me the father was dropped
us. amaze kubata kwiga birananirana barabireka. And also we didn't get a chance for going to the school. Noneho tumwizeza kumufasha. So we have decided to support her. Hamwe na mugenzi we. And and her sister. None ubu ngubu urareba babaye abantu. So today we thanks Azindaye, where we are proud for this kid who was getting to be the trophy to be the one in the class. Ubu ngubu babaye abantu. So today they are number 1 in the class. On the top. Abana papa werera bataye kwiga biranga birabananira. Those girls, the father was dropped them. Ariko ubu ngubu barimo barabambira mu ishuri. So today ibyo dukora rero mugomba kumenya ko turimo gukora tugafasha abana bo hasi tutanazi ngo nabo rinyetsi yangeho hasi. Ureba ko bitunezeza iyo tubonye abana nk'aba ngaba umukwiye ahantu se yamujugunye. So we are very happy when we support the kids like this one. Ukajya kubona ukabona barimo when they get performance in a school. Okay, mu bakomera amashyi abana ndacyava mu bakomera amashyi. Okay, murakoze cyane. Grab them. muhamanga umwe busura kwicarira. Uwimana Emmanuel. Vayo. Itimana Andre. Itimana itaba. Ikirezi Liliane. Bino. Nibyo bambere mpagarare hari. Niyo gushima Faraji. Kibazo bose bavanga. Niyo gushima Faraji. Bino. Karame cyako no kwera gafukamunwa ni. Mbarushimana Jean Pierre. Dushimimana Olivier. Wamuremye Aphrodisi. Kwizera Obed. Negere hariya. Yakomeje. Kwizera Frank. Frank. Niyo mugeni Alice. Nguri. Munyurane haruguru. Niyo mugeni Alice. Naushimana Thomas. Tishimira Mustafa. Sengimana irakoze Prince. Ari Prince. Mwizerwa Eric. Ndayisenga Eric. Sengimana Theogene. Maonimana David.
those one who helping us to do everything, we are so happy for these days to help us. We have been supporting 507 kids from 2 districts, which is in Rwanda, and within Ndahe. Ndahe is Nation Discipleship and Healing Interpret International. In Ndahe, we have a Kigali Children's Center where we help 507 kids. We give them school material, we give them school fees, we give them life insurance, we give them food, we give them clothes, we give them shoes. So thank you very much to help us. We know that there is people who are just thinking with us every day. We thank for Iris, Ndahe Iris Rwanda, and in Ndahe Iris Global, and we thank for Channel 54 from South Africa, and we thank for a beautiful lady called Michelle who helped us 420 Bibles to give these people, and we thank Countryside Church, which is in South Dakota in USA, to help us. Now here we are building the house where we will use just projector from Countryside Church to show people most of Christian move like Jesus' life. We will use this press and this tree we will use for building hall here, where we will just put projector to show our people Jesus' life. We have in the farm where we connect people from different tribes. After 1994, here in Rwanda, it was genocide when the one tribe was not having a good connection with another tribe. Now we are using farm just to connect our people. We have a healing and reconciliation center. We use sports. We have a soccer team. We have people who led the BESCO just to help people to be in a unit. We used to host crusade or leadership conference. We have a network with 500 pastors. We call them and we teach them how they can extend God's kingdom in a good way. We have a house of hearing. It is just church, but it is not normal church. It is like a training center. So it is just center for training people to extend God's kingdom. We have a milk program where we have 20 kids here in the village, and you have another 20 kids in town. We are just feeding them every day, giving them milk and food. Then evening time they are sleeping with the parents. Thank you very much to help us, and it is we use too much money to do that, but without you we can't do that. So we have ladies fellowship. Ladies fellowship is the press where we teach ladies to make some boards. We have 150 ladies who is making boards. So you guys, we will give you some gift to boards which is made from our ladies. Thank you very much to help us. And we have Ndahe Theology and Discipleship School. We have a network for like 400 pastors. We have 4 branches for our Ndahe Theology and Discipleship School. We have 4 branches here in Rwanda, and you have another branch in Uganda, neighbor country. You have another branch in Tanzania, neighbor country. You have another branch in DRC Congo, neighbor country. You have another branch in Burundi. We teach pastors. We have some thing like a slogan saying that anointing minus training equals confusion. So we are teaching pastors just to lead church, and we teach some people to go in mission. We are now training some people who want to go in mission. Thank you very much, you guys, to help us to do this work. We know that it's not easy work, it is big work, but without you,
we can do this thing. But thank you very much, and continue to pray for us. Continue to pray for Keisha, who is now in America, my wife, and my kids. They are now in America. Pray for them to get passport for my boy, and they can come here to join me and to help me in this ministry. And we know that we are welcoming everyone from all over the world to come here to help us to extend God's kingdom. Bye, bye, we love you.